tuza kugura ikibanza cya hegitari 2 mu mujyi wa Musanze. Yego, ni kinini. Twubaka guest house y'ubukerarugendo. Muri ko kwiteza imbere kwawe? Muri uko kwiteza imbere. Wow. Abakiriya bariyongera, guca ku mupaka byaranyoroheraga. Nkagenda nkazana imari tukatanga mu bantu bakatwishyura, dukora ibintu bitandukanye. Amafaranga araboneka. Twubaka guest house yari ifite agaciro ka miliyoni 200 z'amanyarwanda. Tuyishyiramo ibikoresho byose bishoboka. Hanyuma ibwo icyo gihe nakoraga njyewe iyo nishyize mu kazi ndakora. Kubera ko ntinya ubukene, nicyo kintu kinini nabaye mu gihe kinini. Mba numva nyine nifuza gukira pe. Birumvikana. Nakuze kurya bigoranye, bantukira ibyo kurya. Hari n'igihe kigeze kugera mva ku nyama. Kubera amateka mfite ku nyama. Buri nyama ndazitinya. Ahantu twabaga wenda reka mbinyuremo gake. Aragenda ajya hejuru mu cyumba, agenda aravuga ati reka nkuremo ibyangombwa kandi inzu yatangiye gushya. Ahiramo. Baducisha ku makuru nk'abandi bantu bose bagize ibyago. Kumbi iyo nshuti yaturangiye gufata aya mafaranga niyo yatugambaniye n'umuturanyi niwe badutwikiye. Yabagiriraga ishyari ry'iki? Buriya hari umuntu ushobora kubabazwa nuko wowe Mbabazi Gerard ubayeho neza. Nta kintu wamutwaye, utanaburaye mu nzu ye, utariye kubyo atagwaye n'igishoro. Gusa akababara kubera yuko umeze neza. Uvi inkuru yanjye. Iyi ni moto. Kugira ngo uyitware ubyemerewe nuko ufite kategori A. Kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya. Imodoka za B automatique turazifite nshyashya. Ngizi ni hano. Maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na Howo. Inyito byo gukora rimwe ntago yarangiriye kuri provisoire gusa. Ushobora no gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel. Hose ni hehe? Ni muri Action College. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri Gasabo Showroom, nikaze muri ubu buzima. Ni ufite ubuzima bukugoye, no kuri muri no misindi gukomeza abantu batwumva bafite ibikomere bitandukanye mu buzima bwabo. Ushobora kuburyamye uvuga utereka numva inkuru yanjye, wenda hari ubwo nakuramo ihumure, wenda hari ubwo nasinzira, wenda hari ubwo ubuzima bwakomeza n'akazi nkaba nagakora. Shano kuri ndaguhoberiye, ndagukomeje. Uyu munsi ku myaka ufite iyo ari yo yose, bikwita umukecuru, bikwita umusaza, kwita ku buzima bwa nyine butagifite agaciro, cyangwa ngo nawe wumve ko butagifite agaciro. No, bufite agaciro ku myaka wawe ufite yose, 50, 60, 70, 80, 30. Imyaka yose ufite agaciro, sibyo? Agaciro ka mbere rero ni uko wumva ko ubuzima bwawe bufite agaciro koko, ukabuha agaciro. Natwe twebwe dukurikira tuzabuha agaciro. Ariko nutabuha agaciro ngo wiha agaciro wikunde, uziko n'abandi batazagukunda. Kubera ko nyine bazabona ufite agashiha, bazabona ufite ubuzima bubi, bazabona utari ubwo kwegerwa ko nta kintu bakuraho, nabo bafite ibyo bashaka ku bantu, ntibakwegere. Please, kubw'inyungu zawe bwite, uyu munsi tangira wivura ibikomere, utandukane nabyo. Uvuga uti no, ngomba kubaho. Kabone nubwo nakomerekejwe, kabone nubwo nakomeretse, kabone nubwo hari amakosa nanjye nakoze, ngomba kuyirinda. Si ngombwa kuyasasa ngo yabwira abantu bose ngo nanjye nakoze amakosa. Ni ukukira, bigire mu ruhare uvuga uti ngomba gukira, sibyo? Ujye wicara ku nkuru yanjye uvuga uti ndabizi ko ari abakomeretse kurenza jye, cyangwa se bakomeretse nkanjye, cyangwa se bakomeretse munsi yanjye. Uvuga uti reka mbigireho, sibyo? Kuba kana karake muri ibi ngibi kubera iki ntabicamo. Ntufate icyemezo cyo kwiyahura. Hari benshi numva mufata ibyemezo byo kwiyambura ubuzima. Reka nkubwize ukuri, ntabwo tuzi ikizakurikira nyuma y'ubu buzima. Ibintu byavuzwe na basokuruza na basogokuru bikandikwa mu bitabo. Kubera iki twumva twasoza ubuzima twebwe ubwacu tubigezemo uruhare? Niba utarigeze ugira uruhare mu kuza kuri ino si, emera ubabare, ariko ntuzigere na rimwe wiyambura ubuzima, sibyo? Agahinda ufite kazamarwa n'igihe. Uyu munsi urabaye, ariko ejo bizabyuka bwitwa undi munsi, kandi umunsi uzazana n'ibindi bishya. Wirambirwa, tahire ntambwe y'ubuzima.
tera intambwe y'ubuzima uzi uko buzaguhobera nawe nubuhobera ariko nubuhunga nuhunga ubuzima bwiza nuhunga ibyishimo nabyo biraguhunga bisaba ko tubyegera bisaba ko tubyakira akira ibyo byishimo life will go on ubuzima buzakomeza ndi kumwe na Mukakimenyi Germaine Grena umuzi wenda aramuzi Mukakimenyi Grena Germaine tugwe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane umeze neza yego umeze neza mu kinyarwanda n'ubundi nyine umuntu wese uko baje tumeze ute dusubiza ko tumeze neza niyo utameze neza niyo utameze neza yego yego n'ibyandi nyine mu kinyarwanda bavuga ngo imfura ishinjagira ishira ariko nabyo si byiza byica abantu benshi twamenye ko psychologically mu kinyarwanda none bakavuga ngo iyo ufite indwara urayirata nibwo ikira Grena ku muntu utakuza mwibwira gute umuntu utanzi ubundi nitwa Kimenyi Germaine Grena ni izina naryo natangiye kuryitwa ndi umwana ndikuye mu nzozi narihawe mu nzozi bitewe n'ibikomere nari mfite ku mazina nyine asanzwe niswe n'ababyeyi ibihe bikomere wenda mu ncamake mu ncamake umubyeyi wanjye yanyise Mukakimenyi nk'uko bivuze ni izina ntajya nkunda na gato kugeza n'igihe naje no kurihinduza bakarikata nkasigara naho Kimenyi ni izina bantukiragaho ko nakuze ndi imfubyi nabuze ababyeyi banjye muri jenoside nari igitambambuga sinzi n'isura yabo rero nakuriye mu miryango myinshi itandukanye nakuriye muri orphelinat uwampamagaraga wese muri uwo muryango yampamagaraga mu gitutsi akambwira ati Mukakimenyi ukamena ihaho we Mukakimenyi ugapfana umuruho we ugapfa nabi ukagwa ku gasi nkura numva ndi umuntu nyine wajugunywe gutyo nkura numva ntakunda izina ryanjye kubera icyo gitutsi kumena ihaho ko bampamagaraga barambwiraga ngo urakamena ihaho uragapfa nabi nkura numva nyine ndi nk'umwana wajugunywe ndi umunyarwandakazi ndi umubyeyi w'abana babiri navukiye nakuze nisanga mu karere ka Gakenke ahantu bita Mbirima na Matovu tujya tumva mu mateka yego niho ababyeyi banjye bapfuye batuye ntabwo ariho bari batuye ahubwo niho nakuriye bari batuye ahitwa Ihuro muri Gakenke n'ubundi mu murenge wa Muhondo ariko nakuriye mu bice bitandukanye haba muri ibyo bice mu karere ka Gakenke muri Musanze hano muri Kigali nyine bitewe n'amateka y'ubuzima kuko nk'umwana udafite umubyeyi muri kiragiye cyacu yakuraga mu miryango bamuhererekanya nk'umupira ukunaniwe guhereza undi yego nayo mateka rero twisanga twarabaye ahantu hatandukanye mu buzima butandukanye Grena inkuru yawe duhise tunayikomerezaho kugira ngo usangize abantu ibyo waciyemo byagenze gute umwanya ni wawe yego murakoze maze kubura ababyeyi ubwo nabanje kurererwa nyine mu muryango wadutoye hanyuma muri jenoside inka yarankandagiye meneka umutwe ubu umutwe wanjye wigeze kumenekamo kabiri n'ubu ntafite umusatsi mfiteho inkovu hano mu ruhande rw'ibumoso yanditseho 7 nini cyane igaragara hanyuma rero icyo gihe baravuze bati yo ni mu mureke yapfuye kubona umwana mutoya cyane utazi kugenda amenetse umutwe barajugunya ariko undi muntu aravuga ati aracyahumeka reka tumutware ni bya bindi nyine Imana ibita wenda itasinye ko ari umunsi wawe wa nyuma iyo nkovu rero narayikuranye nabanje kuba muri orphelinat ahantu bitiruri nyuma marume aza kunkurayo bantwara mu muryango naho nagiriye ubuzima bukomeye cyane aho kwa marume ni naho nakubwiye bantukaga batumye nkura numva ntikunze
nakoraga imirimo ivunanye nkikorera imitwaro kuri ya nkovu. Natangiye kwikorera ntwara umuhoro wonyine, bajya guhinga bakavuga bati ntitwamusiga mu rugo nubwo nta kintu ashoboye, nkagenda ntwaye umuhoro. Gutwara umuhoro ku rugendo ugenda n'amaguru nk'amasaha 3-4 uba unaniwe nk'uko n'umuntu mukuru nyine yaba yikoreye imitwaro iremereye. Ubwatsi bw'inka kugeraho nikoreraga ikoma rimwe. Batubyutsaga kare mu gitondo cyane, njye ntabwo nigeze ndyama amasaha nk'uko abandi bana baryama, ko batangiye kumbyutsa ndi umwana. Batubyutsaga saa 8 ko aho twajyaga ari kure kugira ngo tuze kugerayo nyine hakiri kare. Ubwo ni saa 8 z'ijoro. Ego. Hari ibintu byakunda kubaho kera muri Radio Rwanda bavugaga megahertz. Saa 10 byabaga ari saa 10 I think nk'ibyo. Rero nabifashe mu mutwe kuko uwo mukecuru aratubwiraga ngo we ntiyarazi nyine kubivuga, yavugaga mu gahete, ngo radize kuvuga mu gahete mugeze ahantu bita kwa Nyampara. Ubwo habaga ari nko gucuri ku musozi muremure cyane ugenda nk'amasaha 3. Tukaza gukoresha uburyo ayo masaha tuba tugezeyo. Noneho nikoraga imitwaro ya nkovu yanjye ikava amaraso. Ya nkovu yawe? Yego. Ikagenda iva, nkagera mu rugo numva umutwe wamenetse, amaraso yanyuzuyeho ari kuvirirana. Bakambwira ati nta kibazo, nta cyabaye, karaba ugenda urye. Nkagenda nkakaraba nyine nkarya, ubuzima bugakomeza. Mbaho muri ubwo buzima ariko nkakura numva mfite ubumuga umutwe wanjye ku buryo n'ubu niyo ntinze kuzuba cyane mba numva umutwe wanjye umeze nkaho nyine ugiye gusaduka. Nkura muri ubwo buzima, niga mu buzima bugoranye. Natangiye kuburana imanza nkiri umwana muto niga primaire kugira ngo tubone uburyo bwo kurihirwa na farge, ariko nabyo biza kugorana. Nabonye icyemezo cya farge ngiye kurangiza secondaire, nabwo irangiye ntibongera kundihira. Kwiga bisa naho bibaye nk'inzozi kuko twajyaga kwibaruza bakatubwira ibintu bitandukanye, sindi bubitinde kuko n'ubundi nta kintu bikimariye ubu ngubu. Ngize imyaka 9 rero nabaga aho kwa marume, banyohereza kujya gucyura intama ahantu mu ishyamba. Bazirikaga intama. Hari umugabo rero wari umukwe wabo, sinzi wenda niba namuvuga izina, narabiretse ko n'ubundi afite abana, afite umuryango, n'ubundi nta kintu byaba bimariye uyu munsi. Uwo mugabo rero yamfashe ku ngufu icyo gihe mfite imyaka 9. Ari umugabo wubatse? Ari umugabo ufite n'abana banduta. Yari afite n'abana banduta. Ubwo icyo gihe nagize ubwoba, navuye amaraso menshi, ntandi kuvirira nandi kurira. Ngeze mu rugo bambaza ikintu mbaye, ntinya kubivuga kuko nabonaga yari umuntu w'umukire wiyubashye mu muryango. Ndavuga nimpuye n'igisimba. Ariko uwo mukecuru arandeba nyine abona ko hari ikintu kimbayeho. Umukecuru we? Umugore wa marume. Abona ko hari ikintu kimbayeho. Niwe nakubwiraga wakunda kudutuka cyane na marume. Ahita agenda aho ngaho intama zari ziri. Agezeyo asanga w'iyo mugabo. Intama arazizana. Ubwo yahise ambwira ati genda ukarabe ujye kuryama. Ndagenda ndakaraba njya mu nzu. Hashize nk'akanya ahita aza, araza aravuga ati cya gisimba mwahuye nakibonye. Ubwo amaze kugera mu rugo wa mugabo yaje amukurikiye azanye n'ikese ya mitsingi, ko marume nyine yakunda kunywa mitsingi. Baranywa birarangira ntibanabivugaho, ntihagira n'umuntu ubikurikirana, ubuzima burakomeza. Ubwo iyo kese yari kugira ngo musabe imbabazi? Nta nubwo babivuzeho. Nari mpari ndi hafi nteze amatwi, numva ko hagira n'umuntu ubivugaho, numva ko banjyana no kwa muganga. Urumva nari umwana nta n'ibitekerezo wenda nari mfite byo kuvuga ati bantware kwa muganga ndebe ingaruka nshobora kugira. Numva nta muntu byitayeho, barambwira ngo nigende nkarabe nige ndyamye. Birarangira nkomeza ubuzima, ndiga mu buzima bugoranye. Hanyuma ndangije secondaire nabwo ubuzima bukomeza kwanga mu Rwanda. Ubwo nari ntakiba mu miryango. Hari igihe ugera ukabona kuba mu miryango nabwo ntibishobotse, umaze kuba mu miryango myinshi uva hamwe bakurambirwa baguha ahandi, ntangira ubuzima bwo kwibana. Ngeze aho rero naje kujya mu gihugu cy'Uganda njya gushakirayo ubuzima. Nari mfite inzozi zo kwiga hahandi nifuzaga kwiga nkumva ntabaho ntizi.
ariko sinagize amahirwe yo kwiga amashuri nashakaga kwiga. Ngeze i Bugande mbona ubuzima burancanze, nabwo sindi kumenya iyo mva niyo njya, ariko amahirwe nagize nkagira impano yo kumenya indimi. Buranze Icyongereza, nzi Igifaransa, kubyandika no kubivuga. Nkamenya Igiswahili. Nshakisha akazi biranga, nkabona ubuzi bw'amafuti nyine butuma wenda mbasha kurya. None ntangira business yo gucuruza igikoma. Igikoma? Yego. Nkateka igikoma, nkajya kugisavinga abantu bari gucuruza ku muhanda. Nyuma igikoma kiza kuntwika amaguru. Ndashya bikomeye, gusa kubw'amahirwe ubu narakize ku buryo n'umuntu atapfa kubimenya. Noneho hari umwana twiganye aza kumbwira ati, aza kumpamagara turavugana, arambaza se ubuzima bumeze bute, ndamubwira. Arambwira ati uwagushakira akazi hano mu Rwanda ko kukocinga umwana, kurera umwana nyine wo mu bakire ukajya umukocinga kuza indimi, wabishobora? Ndamubwira nti nabishobora. Namaze se bampemba amafaranga ngahe? Arambwira ati bazajya baguhemba 80,000. Mfata inzira ndaza, ni mu rugo rw'umuyobozi wari umuminisitiri hano mu Rwanda. Gukocinga umwana w'umukobwa we, ndagenda njyayo. Aho hantu nahabaye nko muri gereza. Mpamara amezi, umwana wabo nkamufasha, nkamujyana ku ishuri, nkamukocinga, nkamujyana kuri pisine. Ariko inzara yanyiciraga muri urwo rugo, nkabura n'ibyo kurya, ko sinanemerewe kurya ku byo kurya byabo. Bari barambwiye ko nta kintu nemerewe gukoraho, ntagomba kunywa amazi yabo, n'isabune narayiguriraga. Barambwira nzaye gushaka imbabura njye nteka, bakanyima n'umwanya wo kujya guhaha. Ndagenda noneho mera nk'umuntu ugiye gupfirayo. Njye kuvayo nagombye guhamagara uwo mwana w'umukobwa, niwe waje kunkuraho, nabwo ngenda batanyishyuye. Utarenga aho ngaho, hari akantu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ejo bundi numvise avuga, avuga ati muzi itandukaniro riri hagati y'umukene n'umutindi. Umukene n'udafite, ariko umutindi ni wa wundi udafite ariko utafite n'umutima. Ufite ubutindi muri ufite ubugome. Atariko no mu bakire harimo abatindi. Harimo abatindi bakomeye cyane. Abatindi bakennye ku mutima. Ako kantu nagafasha. Ndumva bihuye n'uwo muntu. Urumva narateka, kandi uwo muntu urumva ministre, umubyeyi ni ministre, uwo ni umukobwa we wabyariye umwana aho mu rugo, yamubyaranye n'umuzungu. Babaho ubuzima bamena n'ibyo kurya, ariko ntemerewe kubirya. Natekaga kamera indiho, natekaga kamera indiho, akambwira ngo sinumvemo n'umunyu, yaranyeretse uwo nshyiramo. Mbese nta kintu cyabo nemerewe gushyira mu nda. N'amazi yabo yo kunywa kereka yo muri dushe nogeragamo niyo nari nemerewe mu gihe ntabwo uza yanjye. Nahise mbona kuko habaho abatindi. Urwo rugo nduvuyeho nagiye gukorera, bampuje n'undi mukobwa nawe w'umudiaspora waravuye muri Amerika, nawe afite ababyeyi b'Abanyarwanda. Iwabo bafite imigabane muri iri shuri rya Université de Kigali. Yego. Nago ndi bumuvuga amazina, wenda icyo nicyo mbashe kuvuga. Uwo mukobwa namukoreye nawe, namukoreye Kagugu, mukorera ari ku cyizere cyo kunyishyurira ishuri. Ko yarambwiye duhura, yarambaje yumvise nzi kuvuga Icyongereza neza n'Igifaransa, ko nabyo yarabizi. Arambwira ati ikintu wifuza mu buzima nagufasha n'iki? Ndamubwira nti ikintu nifuza ni ukwiga kaminuza. Arambwira ati rero urabona dufite imigabane muri Université de Kigali, ukomeza kwivuga. Genda ujye gushaka amakuru, uze hanyuma uziyandikishe njyewe nkwishyurire. Ubwo namukoreye akazi ko mu rugo, ndi gukorera ishuri. Nkora amezi menshi ku cyizere, ntigeze mpemba n'ikintu na kimwe. Cyari icyizere gusa nyine cy'uko azanyishyurira ishuri. Ndagenda ndatega njya gushaka bilete za segonderi, mbese nzana ibyangombwa binyemerera kujya kwiyandikisha. Nyuma rero ku munsi wa nyuma agiye kuhava, agiye kwimuka aho ngaho, yagiye atanambwe, yarambwiye ngo ndagenda, aje agenda gutyo, ntiyongeye no kunyitaba. Mbona ubuzima buranze, nsubira i Bugande. Ese wafashe gute abakire? Nyine nuko umwe, baravuga ngo umukobwa umwe atukisha bose, ariko muri rusange abakire, niba wenda nabo ntekereza ko buri ikintu namaze kubona mu buzima, buri muntu wese nubwo akira
ariko akenshi abenshi nabo baba bafite ibindi banyuzemo bikomeye baba bakeneye gukira ku mutima. Hari igihe agera ku bintu yareba inzira wenda yanyuzemo akabona nta mpuhwe yabigiramo, akumva ko abandi bagomba kwijyaho bibaguye, nabo bigomba kubagora mu nzira zabo cyangwa bagapfa ariko atabyitayeho. Buriya abakire bagira umutima, ngira ngo hari n'abataranyuze mu bikomeye, simbizi. Yego. Ubwo ubuzima bwaje kunanira nanone mu Rwanda, mbona biranze, ishuri ndaribuze, simfite aho kuba, simfite shinge na rugero, nsubira i Bugande. Ndagenda nkirwa na applyinga nshaka akazi. Kubw'amahirwe naje kubona akazi ko gukora muri Airtel Uganda. Ndagenda ndakora, kari kagoye nako, yari business, yari company y'umuntu wakoraga ubufere nyine, wakoraga forging. Yiyita ko nyine yakorera Airtel. Twakoraga akazi nk'ako kubeshya, nkirwa ndigestaringa abantu ariko bigihuha batariho. Byansabaga kumenya amazina y'Abagande, ukandika, ukuzuza fomu. Nagomba kuzuza fomu 200 ku munsi. Izo fomu natangiraga saa 12 za mu gitondo nkageza saa 2 z'ijoro, nibwo fomu 200 nabaga nzirangije. Gataha nkabona amafaranga bampemba, havagamo kwishyura inzu, kurya nkarya rimwe na rimwe, nabwo mbona biragoye. Mbona n'ubundi nta kintu biri kungezaho, ko naritegeraga nkakora iki, ngezaho mbivaho ntangira no gushaka akazi ko kwigisha, nkajya nigisha Igifaransa ku banyamahanga bashaka kukiga n'abanyeshuri, noneho mu bigo by'amashuri nkajya gukocinga Igifaransa. Ubwo buzima butangira kuntunga, noneho ntangira kubona udufaranga, ntangira gusevinga. Maze gusevinga ntangira gutekereza noneho kwikorera, gukora aka business. Ubwo muri icyo gihe natangiye kuza mu Rwanda nshaka amasoko kuri izi nganda zikora ibinyobwa ariko bikoze muri tangawizi, byira bya kambuca. Mbona amasoko yo kujya mbazanira tangawizi. Nkagenda mu byaro, hari ahantu za Cyabadaza babahinga tangawizi cyane, nkarangura tangawizi. Natangiye nzana nk'imifuka nk'itatu y'ibiro 150. Nkabinyuza ku mupaka, nkabisorera, nkaza ngatanga, nkungukaho dukeya, nkongera nkatega nkasubirayo, gutyo utuntu tugenda tugwiramo gake. Bimaze kugwira ntangira noneho kubona inganda nyinshi. Nari nifite nk'abantu nka 4 nazaniraga tangawizi i Musanze. Ntangira no kuzana amacupa yo kubipakingamo. Ntangira kubona amafaranga. Mpura rero n'umugabo twabyaranye abana banjye. Nawe yari yarize i Bugande, akorerayo business, yacuruzaga imyenda n'inkweto hano i Musanze. Duhuye abona ndi umuntu ukora, twagendanaga mu modoka inshuro nyinshi. We ankundira ko nzi gukora. Arambwira se waretse tugatangira gukorana business wenda tugafatanya. Ndamubwira nta kibazo, dutangira dukorana nk'abantu b'inshuti. Arangije akajya abwira inshuti ze ko yambonyemo igishoro, ko yaratangiye guhomba. Aravuga ati ariko uriya mukobwa ati ni mwiza kandi afite ubwenge, aturiya ni igishoro cy'ubuzima. Akabimbwira nanjye ariko nkumva nta kibazo, nkumva ntabwo mbwiye nabi. Akambwira ati we mbona uri amafaranga ahubwo. Dutangira gukorana, dutera imbere cyane. Dushinga iduka ry'ibiribwa mu mujyi wa Musanze. Turakomeza turakora, tukazana iyo mari tukayitanga. Ubwo iby'imyenda n'inkweto byari bitangiye kumuhombana, arabireka araza tuguma muri ibyo byanjye. Hanyuma tuza kugura ikibanza cya hegitari 2 mu mujyi wa Musanze. Ni kinini. Twubaka guest house yo bukerarugendo. Muri ko kwiteza imbere kwawe? Muri uko kwiteza imbere. Dukorana nyine, dutangira gukorana n'amabanki, abakiriya bariyongera, guca ku mupaka byaranyoroheraga. Nkagenda nkazana imari, tukatanga mu bantu bakatwishyura, dukora ibintu bitandukanye. Amafaranga araboneka. Twubaka guest house yari ifite agaciro ka $200,000 z'amanyarwanda. Tuyishyiramo ibikoresho byose bishoboka.
hanyuma ubwo icyo gihe nakoraga njyewe iyo nishyize mu kazi ndakora kubera ko ntinya ubukene nicyo kintu kinini nabaye mu gihe kinini mba numva nyine nifuza gukira pe birumvikana nakuze kurya bigoranye bantukira ibyo kurya hari n'igihe kigeze kugera mva ku nyama kubera amateka mfite ku nyama buri inyama ndazitinya ahantu twabaga wenda reka mbinyuremo gake inyama zari nk'agakiza gakomeye ubundi ubusanzwe inyama nyine n'ubundi n'ibyo kurya by'icyubahiro ko njya nkunda kubibwira abantu ni ibyo kurya biboneka hamenetse amaraso biba bikomeye ko nibyo biba biri iby'icyubahiro ariko aho hantu nakuriye ho noneho inyama zari nk'agakiza noneho baguraga inyama ninjye wakundaga kujya kuzizana ku isoko kuri wa mu minisitiri ahandi nabaye ni naho nabaye igihe kinini cy'ubuzima nkagenda inyama nkazizana zagera mu rugo ibiro 15 nibyo bakundaga kugura kujyana hejuru igice kimwe bakagiteka ikindi bakakimanika noneho zazindi bakazibara kuziteka habaga hari umuntu nk'umusekirite wo kuzicaraho n'undi wo gucanira kugira ngo inyama zidapfundurwa mu kuzibara rero umukecuru ngiye namufashaga kuzikata no kuzibara nkajya nandika hasi cyangwa se nkandika ku itako kugira ngo inyama tuzibare iyo zashyaga ibyo bintu nabyumvaga mu kinamico ibi bintu bibaho rero bibaho cyane iyo zashyaga twaryaga isosi yarangira tukajya gutonda umurongo kugira ngo dufate inyama bahereye ku bakuru by'umwihariko nyine abana babo tugafata inyama ngewe rero kubera cya kibazo nigiriraga cya ya nkuvu yo mu mutwe no kunanirwa akazi bakundaga kunyita ngo ndi inyanda bakambwira ngo sinzikamira n'ay'umuyenzi kubera ko imirimo nyine yabaga yananiye bari bafite umwana wageraga peti cyane akunda inyama iyo twabaga turi mu kazi kwikorera narushye byananiye yarambwiraga ati reka ngo twaze ntiturya inyama uzampa inyama yawe nkamuha umutwaro wanjye akantwaza ngo bateka inyama twajya ku murongo nkayimuha inyama zigeze aho zintera stress urumva nari umwana aba yumva inyama nyine ari ibyo kurya bihambaye cyane ko ubutayiha naje gufata icyemezo nzivaho ndavuga nti sinzongera kurya inyama mu buzima banambaza baziteka nkajya kuzihaha nkakora ibyari byo byose nkamufasha kubara twajya gufata nkamubwira nti inyama ntago nkizirya rwose zarananiye ati se kubera iki ndamubeshya nti numva zinteye isesemi inyama nzivaho nongeye kurya inyama vuba wanga isereri wanga stress ubwo icyo gihe tumaze kubaka iyo guest house turakomeza dutera imbere iduka ryacu rirakura ry'ibiribwa twacuruzaga amafu y'igikoma y'amoko yose mu mujyi wa Musanze nari mfite abakiriya ibigo by'amashuri nagemuriraga hano za Kigali mfite abakiriya benshi amafu aragenda aradukiza niyo mbese yari main ya products twagiraga kudushyiramo ibintu muri guest house iragenda irakura dutangira kubona abakiriya ariko tutarayuzuza ngo tuyikorere finishing nta assurance twari dufite uyu mwaka ushize mu kwezi kwa mbere yaho gato turudi Rwanda nabonye abakiriya nabonye isoko ryo kwakira abantu bamwe bari muri turudi Rwanda abantu 50 ngo hari umukire nyine ufite hoteli mu Kinigi wari wanereteye iryo soko barangije baje kunsura basanga ibyumba byanjye ntibihagije barambwira bati rero kubera ko ahantu twahakunze hari jaride nziza cyane bati dushakira amatente yo hanze twari dufite amafaranga umuntu atugira inama kwa kundi uganiza umuntu wenda nk'inshuti yawe ukamubwira ati ibintu bimeze gutyo ubwo umugabo twabyaranye narabimubwiye kuko aho kuri guest house byari nk'iwanjye ningewe niwe wa nyiraho yari yarabindekeye binyanditseho na company byose ari ibyanjye ndamubwira nti kumbuza amafaranga kandi nari mbonye isoko tubigenze gute nawe abiganiza inshuti ye y'umugabo hari ukuntu utera imbere ukaba ufite inshuti ariko zo nyine zibabajwe no kuri gutera imbere
inshuti mugira inama ati rero ngiye kubarangira umuntu abahe amafaranga ya Rambere. Rambere sinarinzi icyari cyo, bansobanurira uko bimeze ariko nyine numva sinabyumva neza, ariko uwo muntu koko aduhereza ayo mafaranga, tumuhiye icyangombwa cy'ubutaka ko tuguze amafaranga, turagenda kuko twambuka i Bugande tugura amatenti turayazana. Iryo joro twayazanyemo bukeye mu gitondo, ubwo ngewe nari mfite gahunda y'ibyo nari mfite by'akazi ndabirangiza, mfata abana banjye nje gusura umuvandimwe wanjye hano i Kigali. Ubwo abana nabo mwabyaranye na wa mugabo? Nabo twabyaranye. Mfite abana babiri, mukuru afite imyaka 5, umuto afite imyaka 2. Yego. Ubwo muto urumva yari n'uruhinja ari muto. Nje i Kigali, ngeze hano mu Gakenke numva umuntu arampamagaye ati wanyu harahiye. Kuri umunini aho twabaga twari twarashyize ubuzima bwacu bwose. Yego. Yari inzu igeretse nziza y'ubukerarugendo, hari ibyumba rwose bihagije bisa neza, ahantu mbese ubukerarugendo. Yego. Bati harahiye, numva ntago ndi kubyiyumvisha, mpagarika imodoka mvamo n'abana, mpita ntega moto subira i Musanze. Noneho uwo mugabo we twabyaranye nawe baramuhamagaye mbere, yari ari mu Kinigi ko ni umwaritiste, n'ubusanzwe yakoraga mu bukerarugendo, yahise avayo we antanga mu rugo, aragenda ajya hejuru mu cyumba, aravuga ati reka nkuremo ibyangombwa kandi inzu yatangiye gushya, ahiramo. Yego. Ntago yapfuye ariko yaramugaye, yarahiye rwose, ashya ukuboko kumwe kurashirira, ashya hano ku matako, ashya umugongo. Mu kumukiza noneho mu kumutabara umwuka wamuzibiranyirijemo, baragenda baramukurura bamuhanura hasi, yikubita hasi aravunika umugongo. Ariho ariko n'ubundi yakuyemo ubumuga, hikubitaho na depression, ubuzima buragenda buramunanira. Ubwo hamaze gushya numva sindi kubyumva, byaciye no mu bitangazamakuru, inkuru yacu rwose ku makuru baducisha ku makuru nk'abandi bantu bose bagize ibyago. Kumbi iyo nshuti yaturangiye gufata aya mafaranga niyo yatugambaniye n'umuturanyi, nibo badutwikiye. Yabagiriraga ishyari se ry'iki? Ishyari gusa by'uko uteye imbere, buriya hari umuntu ushobora kubabazwa n'uko wowe Mbabazi Gerard ubayeho neza, nta kintu wamutwaye, utanaburaye mu nzu ye, utariye kubyo, atagwaye n'igishoro, gusa akababara kubera yuko umeze neza. Inshuti ye niyo yatwitse guest house yanyu? Yego. None n'umugabo akurizamo ubwo bumuga bite n'iyo nshuti? Yego. Gusa nanone amategeko, ni bya bindi bavuga mu Kinyarwanda ngo ntuyoberwa ukwibye ahubwo uyoberwaho aguhishe. Iyo udafite igihamya ko wafatiye umuntu iwawe, nta kintu wamushinja. Ubwo twatabaje polisi, nibo baje no kuzimya umuriro ariko bahagera byarangiye. Baratubwira bati tugiye gukomeza iperereza turebe, ariko nyine byarangiye gutyo. Ubwo ubuzima buhita bugenda burazamba, buzamba noneho dufite n'ideni ryo kwishyura muri banki. Ubwo ba bantu twari bwakire nyine inkuru yahise irangirira aho ngaho. Hasigara tumaze gukira, ubwo nabanje kurwaza umurwayi, mu gihe ibintu bimaze koroha n'ubuzima bwatangiye guhinduka bubi cyane, dutangiye gukodesha noneho nta kazi ntaki, hariya niho hari akazi kacu, niho hari icyizere cy'ubuzima bwose, bitangiye kwanga. Bitangiye kwanga, ubwo babandi bideni nyine bishyuye ubutaka bwabo bihwaniramo. Ubwo ni banki? Ni banki ariko Rambere. Yego. Ubuzima burangira gutyo. Burangiye gutyo, ubwo njye n'umugabo twatangiye kutumvikana ko na mbere bisa naho twari tutarabanye neza, ko twari twarasezeranye, ngo twe twarahujwe na business.
ubwo nabonye amaze koroherwa umusigaho ngaho ndamubwira nti ngiye gushaka akazi i Kigali, abana bafite kubaho. Umwana mukuru wacu yarigaga materineri, arangije materineri ubu ngubu ya 3. Ati buriya ubwo baragutwaye, ubwo wabonye abandi bagabo bazima, njye sinkira umugabo. atangiye kwikeka kubera ubumuga. Ndamubwira nti ariko rero ko bimeze kose dufite abana kandi bagomba kubaho, ninguma hano se nkareka akazi ubundi turabaho gute, abana barabaho gute? Nabona akazi agahamagara aba boss ati wantwariye umugore, bakanyirukana bose. Bona ubuzima buranze. Ubwo yari amaze kunyirukanisha ahantu hagera muri 3. Yahamagaraga aba boss akababwira ati wantwariye umugore, umu boss agahita avuga ati ashwi sinkeneye ibibazo, genda mujye mu byanyu. Mbonye byanze naje kwa applyinga akazi muri company bita MSS Cruises. Ni company ikora ubukerarugendo bwo mu mazi muri ibi bihugu byose bikora ku nyanja. Nkora ikizami online ndatsinda, baza gutanga interview hano muri convention center, njyayo ndayikora nayo ndatsinda. Nsinze baratubwira bati muzajya gukora training muri Kenya n'ibyumweru 2. Ariko muri training uriyishyurira, ukigaburira, transport na logement byose. Sinari mfite amafaranga. Ntangira kujya kwishyuza umuntu wari waransigaraniye amafaranga kera 600. Urumva umuntu yari yarayanyambuye kera, naramuhaye imari, ariko nyine ko nari mfite ubuzima nsa naho mbiretse. Mbonye ubuzima bumaze kwanga gutyo, mbonye nayo mahirwe ntangira kubura kumwishyuza. Ndamuhamagara arambwira ati nanjye nta mafaranga mfite, ndamwinginga ndamubwira nti basi mp'300. Ko nari mfite akazi gaciriritse nyine nakoraga hano i Kigali, nakoraga mu itangazamakuru. Hari ikinyamakuru nakoreraga ibintu byo kweditinga ndabizi. Nkabona nyine amafaranga make yaringaniye, ariko nyine atabasha kunteza imbere. Uwo mugabo ndamwishyuza ndamubwira nti mbabarira $300. Nabonye akazi, ako kazi kari kujya kampemba $150 urumva ni amafaranga menshi kuri njyewe. Umugabo arambwira ati rero amafaranga wenda reka ngerageze ndabiko ayo nayakubonera. Ubwo abandi bari bagiye, timu yacu yari igiye, numva umutima urandya, kuguma hamwe birananira, mfata amafaranga make nari mfite. Ndamubwira rero ngiye guhaguruka mfite tiki irangeze Bugande, ngiye kugenda ndari Bugande, noneho ya mafaranga uyanyoherereze mu gitondo ndabyuka nkomeza. Tubyumvikanaho. Mfata abana mbasigana n'umukozi na murumuna wanjye, ndagenda. Ngeze Bugande mfata lodge ndaryama. Umugabo ndamuhamagara kuraho telefone, yongera no kunyitaho. Sinari mfite icyizere cy'ahantu nakura amafaranga. Ndagerageza guhamagara abantu ku matelefone, mbura umuntu amafaranga. Kera nkikora business ko nari maze kugira amafaranga, nakoranaga n'abantu kugeza aho nashobora guhamagara n'umuntu nkamubwira ntiza $30,000, mbonye imari ndazigusubiza, akayama nta nyandiko ntanagiyeyo, akayanyoherereza ko yabaga afite icyizere ko ndi buyamuye. Ariko iyo umaze guhomba buri kimwe $100,000 ntubona umuntu biguha. Numva birancanze, ndara muri lodge umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, mbura amafaranga. Ndavuga nti rero sindi busubire mu Rwanda, ndasubira imbere y'abana, nta kazi ntaki, ntangira gushakisha akazi nanone i Bugande. Ubwo nari mfite computer yanjye, nicyo kintu narokoye hashya kubera ko narayigendanaga. Ibindi nari mfite byahiriyemo, nari mfite kamera buriya nanjye nziza ya Sony FX30, izindi computer ko nari gutangira umushinga wo gukina ibintu by'amafilime. Ibyo byose byahiriyemo, ibikoresho byabagamo byose birashye birarangira. Noneho ngeze i Bugande,
ntangira kwa purayinga nshakisha akazi nanone nabona wenda ko kumfasha ko nahamagayeyo kuri kampani mbabwira ibyambayeho barambwira tuko byarangiye wenda uzongera ugerageza wa purayinga umwaka utaha kuko warakererewe birarangiye mba nkwamiye i Buganda ntangira gushakisha kubaho mu buzima nyine bugoranye nshakisha ubuzima bw'amafuti buciriritse uwo muvandimwe wanjye wabanaga n'abana banjye aza kubyara nasize yenda kubyara atwite abyaye nawe mu kumudoda haza kubamo amakosa niko ntekereza nawe hazamo ibibyimba n'amashyira hazamo nyine infections ajya mu bitaro ubu amaze amezi 3 arwaye n'ubu ngubu se n'ubu aracyari yarwariye Musanze naje ari we nje kureba no gutwara abana kuko urumva abana nabo bari barasigaye mu rugo n'umukozi bonyine mu bana barimo umwana w'imyaka 2 umwana namukuye ku ibere mpita mfata inzira ngenda ntimbonye akazi ubwo nagarutse nyine muri ubwo buryo mvuga ntinje gutwara abana nze ndebeho no ku muvandimwe ndebe icyo namufasha rero ubuzima hari igihe njya nicara nkibaza nkavuga ntese ahari bya bitutsi ya magambo ba bantu bamvumaga byarankurikiranye se nkumva nyine nkageraho ntakubeshya iyo mba ntafite abana numvaga nkwiriye kuba ntakiriho numvaga ubuzima watangiye uvuga uti niwe ukiyambura ubuzima ntugatekereze kumva ko warangiza ubuzima bwawe ariko atari ukuvuga ngo mfite urubyaro mbereyeho nakifuje kuba njyewe ntakiriho ko hari igihe nshyira ubuzima bwanjye bwose ku murongo nkagarura amateka nkabona mfite akarengane ntazi gahoraho nkibaza impamvu wenda ari njyewe ariko wenda nk'uko babivuze buriya haba hari abandi nabo bari guca mu bindi ariko njye mba ndeba ibyanjye kuko nibyo ndibaza urumva wakinye mu bukene mu bupfubyi uza guca mu bantu bagiye baguhemukira bitewe no ko ari imfubyi udafite kirengera n'abakomeye barimo bari bakwiye kugufasha ubuzima bukagenda neza nabo bakaguhemukira harimo bari ku rwego rwa minisitiri uza gukora utera imbere kugeza aho wubaka guest house mu buryo bwa etaje ntabwo bikorwa na buri muntu wese n'umuntu wakoze pe uza kujya gukirashya ubuzima busubira hasi hahandi hasi waje gusubira ku kigero cy'ubukene kingana gute bihungabanya gute umutima wawe ntakubeshye uretse kumbona mpagaze inyuma wenda ukaba ushobora kunyibeshyaho ndi ku kigero cy'ubukene cya nyuma ko buriya iyo umuntu adafite iyaba adafite icyo akora atabona icyo arya byoroshye umuntu aba ari umukene niba navuga ko amasomo ubuzima bugenda bumpa ni menshi ikintu kimbabaza cyane ni ukuntu nakoze numva ndwanya ubukene ko nakuze ntinya ubukene kubera ko nabukuriyemo nakuze nifuza kurya nifuza kwambara nifuza guhaga nifuza ndangije ndavuga nti ibi bintu ubwo nta muntu wabimpa njyewe nzabyiha ndakora ndavunika nararaga ijoro n'amanywa njyewe najyaga kuzana tangawizi mu mirima nkajya no kuzikurisha ko naziranguraga zikine mu murima nkajya kuzikurisha nkafatanya n'abakozi kuzipanga mu mifuka nkarara ku masitasiyo ntegereje imodoka kuko urumva nabaga natangiye nzana imifuka mike ntago wayipakirira imodoka ngo uzayabone ya transport ugomba gutegereza imodoka zifite imizigo zikagushyiriraho nkarara nk'iminsi 3 ku masitasiyo ntegereje imodoka ntarakaraba ntaranarya mvuga nti ngomba gukira nacuruzaga amafu y'impeke nkazitunganyiriza nkazoza nkagosora nzi kubikora neza nkakora ijoro n'amanywa mvuga ntishaka gukira maze kubyara noneho biba umwihariko icyo gihe sinabashaga no kwiha ngo njye n'icyo nshaka nambara uko nshaka
ko numvaga nshaka kubanza kugira ahantu ngera mbashuwa yuko umwana wanjye atazakena nkanjye. Rero ibyo bintu byose byagiye nk'umuyaga mu kanya gato mbireba, n'ubu natinze kubyumva, n'ubu hari igihe ntabyiyumvisha, hari igihe nicara nkagira ngo hari biracyariho. Icyo gihe bikibaho hashize amezi nkicara nkumva ahubwo ndi gutuma abantu ngo bajye kureba ikintu nabitse ahantu, nkumva ko ibyo bintu rwose bizagaruka. Ugisanga kuko guest house irimo irashya, wabaye ute? Nkihagera nasanze abantu buzuye ari uruvunganzoka ku buryo no kwinjira, ndaguha n'amavideo wenda n'amafoto yaho ndabifite. Hari ahantu heza hanini, hari portail nini, narahageze nsanga abantu baruzuye, hari hafashe ku muhanda baruzuye benshi cyane, nanjye ndi kubirebera kure nk'abandi, mbura n'inzira yo gucamo ngo mpegere. Nagombye guhamagara kuri telefone, mpamagara umuturanyi mubwira ko nabuze ukuntu nza, abwira abapolisi nibo baje kunyambutsa bangeza haruguru kugira ngo njye kureba ko baba bakeneye nuko ubaha nyine na interview wenda y'ibyo bashaka kumenya. Numvise meze nk'umuntu uri kurota, nari impetse umwana mu mugongo, undi mufashe gutya nk'akaboko. Twari tumeze nk'abantu nyine, nk'abantu birukanwe ku isi. Njye narabirebye ndahagarara, inzu irakunguka ishira nyireba, bari gufotora bari gufata video, nanjye nari meze nk'umuntu uri gushungera ibintu by'abandi, ko narahagaze ndareba. Ubwo umugabo bari bamukuyemo bari kumuvurira nk'ariya, ndabanza ndareba, njya kureba aho bari kumuha ubutabazi bw'ibanze. Mbese nari meze nk'umuntu urota, namaze igihe kinini meze nk'umuntu urota, ndi kureba nka filime. Kubona ibintu byawe bigenda mu isegonda, usigaranye umwenda wambaye, umwenda umwana afite, mbese ibintu byose wari ufite umaze kugeraho, ugatekereza imbaraga imbaraga. Amajoro nagize, amajoro njyewe ukundeba buriya Gerard, mu buzima njya nifuza n'ikintu cyampa impamvu yatuma ndyama ngasinzira nk'umwanya munini, nshaka nkikangura, mba numva naba ndi mu buzima bwiza. Kuko nagize amajoro nabyukaga ndi umwana mutoya, ngira aho maze kugira ubushobozi bwanjye nabwo sinashobora kwemera kuryama kubera ubuzima. Mbese natekereje iyo mvune yose, amajoro y'inzara, kwiyima nagize, mvuga nti ntera imbere ngere ku rwego, numva n'uyu munsi ntago ndabyakira. Ubonye ushwanye n'umugabo bitewe nuko musubiye hasi, inzira hiye, guest house irahiye, imitungo yanyiragiye, wumvise atari nk'icyuma bateye mu mutima cyane? Uba wumva umeze nk'umuntu ahari se, kubaho kwanjye ni impanuka, ndi umuntu waje ngwa mu isi, ngwa ahantu ntari nkwiriye kugwa, meze nk'umwaku waje, mbese uba wumva utazi, uba umeze nyine nk'ikiza. Uba wumva umeze nk'ikiza cyaje kikagwa aho ngaho gusa. Wowe se uyu munsi umugabo muracyari kumwe cyangwa? Ntago turi kumwe, ndi kumwe n'abana banjye. Mwaje gutandukana burundu? Twaje gutandukana burundu, hari n'ibindi byinshi burananze kuvuga. Twaje gutandukana burundu, mfata abana banjye ndagenda, ubu buzima bwanjye ndi kumwe n'abana banjye. N'abana gusa? Yego. Wumva se icyerekezo cyari ikihe noneho muri ubu buzima? Icyerekezo ntakubeshye kiri mu nzozi, kiri mu byifuzo, kuko ubu kubera ko ntabwo kakanya nakubwira ngo ngiye gupfa cyangwa se ngiye kwiyahura, ibyo nabitekerezaga mbere, ariko ubu uzongera kubitekereza. Ubu sinabitekereza kuko mfite impamvu yo kubaho, mfite abana bo kuberaho. Aka kanya numva nyine icyerekezo nta mahitamo, nyine ni ugukomeza kubaho, amahirwe mato nabona nkongera nkatangira ubuzima. Kuko umunsi ku munsi mbarwana intambara zo kugira ngo abana banjye babeho. Wumva waciye mu buzima bwose, ubukene, ubukire, ubupfubyi, isomo rikomeye akuye muri ubwo buzima bwose, gatebe gatoki, uyu munsi bimeze neza, ejo bimeze nabi, bibaye byiza kurushaho, ubaye umukire, agusuye no hasi ujya kuba umukene. Isomo rikomeye akuyemo aho ngaho ni irihe Gurena? Hari umuntu wigeze kumbwira umugani wabayeho kera,
ngo hari umwami yajyaga yishima cyane akishima bikamurenga nyine agasamara, yarangiza akumva nyine nabyo ntibimunyuze, akongera rimwe ngo akababara, sinzi ukuntu yabimbwiye niba narabyumvise neza. Noneho ngo aza rimwe kubaza umugaragu we ati buriya ko nishima cyane nkarengera nanababara, ati ni iki nzajya nkora cyazajya gituma mbese mbasha guhagarika ibihe ndimo. Umugaragu we ngo aramubwira ati ngo amukorera umwambaro wanditseho ngo birahinduka. Yaba yishimye cyane, yishimye yumva nyine byarenze, yareba kuri wa mwenda agahita asoma rya jambo ngo birahinduka, agahita acika intege akarekeraho. Yaba nababaye cyane byakomeye yareba rya jambo birahinduka. Isomo nabonye mu buzima ni uko ibintu bihinduka. Ibyo ari byo byose ubu njyewe narirwaniriye, nakoze uko nshoboye, n'uyu munsi ndacyagerageza, ariko namaze kubona ko ubuzima atari twe tubugenga. Kuko igihe cyose wagera ku bintu bikomeye bikongera ugasubira hasi, waba uri na hasi ukava ukagera aho, nyine nta kindi kirenze ibyo nabonye. Igikomeye kigoye umutima wawe cyakunaniye kwakira ni iki, niba gihari? Kirahari. Nkunda kuvuga, njye hari filime nanditse y'ubuzima bwanjye, nayo nashakaga gukina mpereyeho, nimbona n'uburyo nzongera nyikine. Njyewe meze nk'umuntu ugendana inkovu iva, kuko wenda igikomere kiba ari kibisi, n'ubwo uti wenda nkomeretse aka kanya nyine kiba kiva n'ibintu byumvikana, ariko hari igihe ugira n'inkovu y'igihe kirekire ikajya ihora iva kandi ari inkovu. Rero ikintu cya mbere mu buzima, numva ndi umuntu wabuze ubutabera. Icya mbere, gukura byonyine ndi imfubyi nkakurira mu buzima bumeze gutya ntabigizemo uruhare, nta kirengera, nta kintu ubutabera bwa mbere nabuze. Ubwa kabiri, iyo ntekereje ukuntu nafashwe ku ngufu nkafatwa n'umuntu mukuru ufite ubwenge, ntihagire umuntu umukurikirana ngo abibazwe abiryozwe, nanjye mvuzwe wenda icyo gihe, ni ubutabera. Nabuze ubutabera. Ikindi, kugira ngo nkore mvunike gutya, mba numva ameze nk'umuntu warenganijwe n'ubuzima. La vie n'a pas pitié de moi. Kubera ko hari igihe njya ndeba nkavuga nti naravunitse, ndagerageza ngera gute nabyo bibura gutya, meze nk'umuntu uri mu karengane k'uruhererekane kandi mba ntagizemo uruhare. Nkibaza niba ari umuvumo koko mfite wa mugani, kuko bakundaga kumbwira ngo ndakamena ihaho, bakambwira ngo sinzikamera n'ay'umuyenzi. Iyo migani uko ari ibiri, iyo nyitekereje ngira ubwoba. Abo bantu bakubwira ibyo ngibyo baracyariho? Uwo mukecuru wabimbwiraga yarapfuye. Wa mugabo agufashe ku ngufu aracyariho, nawe ni umugabo ukuze uri aho, nta kintu nongeye gukurikirana. Nigeze kumubonaho rimwe mu bukwe bw'umuvandimwe wanjye, numvise mpungabanye ko nabonye ariho mu isi yishimye, afite umudendezo, ameze neza, nta n'ikibazo abazwa cyo kwisobanura. Abana bese ubwo iyo babonye ntabwo wumva ufite umujinya, nubwo batabigizemo uruhare. Ukuntu umuntu agira gutyo ugasanga ise wanga umuntu n'ibyo byose. Ntakubeshye, byo ntago nakubwira ngo famiye ye nayikunda, ariko nanone abo bana be ntago nabahora isi. No kuba ntamuvuga izina, aka kanya wenda namaze kuba umuntu mukuru ufite ubwenge, kuko kiriya cyane ntigisaza mu Rwanda. Wenda nari no kugenda n'ubu nkajya kurekarama nkagirane, ariko mbona n'ubundi nta kintu byansubiza mu byo natakaje. Avuga nturiya muntu wenda afite umuryango, numva nyine sinzi, numva ubuzima bwaranshyize nk'ahantu bumfungiranye. Ndavuga ntibireka mbere. Yego, gure reka dusoze ikiganiro. Wumva muri kutwumva muri kano kanya yakumva gute? Yakumva igikomere cyawe gute?
yagufasha kugikira gute, yagufasha gute mu buzima? hari ikindi kintu buriya natinye kukubwira. Mfite umuvandimwe yigeze kubona akazi ko kujya gupagasa muri Centre Africa, aranyizera, noneho anyohereza amafaranga ngo mugurire ubutaka mu mujyi wa Musanze. Ubutaka ndabugura, bwiyandikaho. Ngiye nigeze kubona akazi ko kuza inaha, kuko ubwo butaka bwari batarabukorera subdivision. Tujya kwa noteri mpa procurasiyo, umugabo twabyaranye ntimbigusize amaboko, uzankorere subdivision hanyuma umbonera icyangombwa cy'ubutaka. Maze kugenda ikintu yakoze, bwa butaka yarabugurishije. Wa mugabo yego adafite se uburenganzira, bamuhaye procurasiyo yo kugira ngo ukore. Hariya iyo uhaye umuntu uburenganzira ni ukuvuga ngo aba yabukoresha icyo ashaka. Nta cyangombwa urumva nari mfite, twari twarabuguze nyine ku nyandiko gusa, budakoze subdivision. Noneho ngewe muha uburenganzira, mfite ndanabifite muri telefone byose, mu burenganzira yuko we azabikurikirana, bagakora subdivision, akakiyandikaho, igipapuro kikaza kimwanditseho, noneho ngewe nzaza kikongera kikansubiraho. Yego. Maze kugenda arabugurisha. Birarangira, naje kubimenya nyuma. Ubu n'aka kanya sindanabibwira n'umuvandimwe wanjye, kumva mbona nta hantu mfite nahera. Yari amafaranga angahe? Icyo gihe zari 5,5 miliyoni. Aka kanya ubu cyakaba kiri mu gaciro ka hafi 10 miliyoni. Yego. Mba numva mvuga nti ningira ubushobozi ngewe nzayakorera, nkigura nkimuhereza. Reka dusoze ku muntu nyarwanda uri kutwumva, ku muntu uri kutwumva wumvise inkuru y'uyu muvandimwe Germaine Greener, ashobora kuba yamutera iteka, sibyo? Niba ari akazi wumvise ko azi indimi zose, Igifaransa, Ikinyarwanda, Icyongereza, Igiswahili, ukumva ari aho wamutereka akaba yabona ayo mafaranga, ni ukuri pe umugirire impuhwe bikunde. Ni umukozi nk'uko wabyumvise, ndetse wa cyane, umva witeje imbere, agera kuri byinshi nubwo byaje gushya byose. Cyangwa ushobora no kuvuga utereka muri igishoro, nibura ko ari umuntu uzi gukora, ashobora kuba yagira kure. Dushobora no gufatanya, wowe uri kutwumva ugafatanya n'abandi, ukavutereka dukora ikintu gishoboka byose, n'umudamu yongera atera imbere. Please, wabigize neza. Ushobora kuba ari umuntu umwe, ushobora kumuhindura ubuzima muri ubwo buryo. Niba wumva uri gukoreshwa n'umutima, uze kwegera Greener, sibyo Greener? Yego. Reka dusoze. Urumva ikintu twagenda tutavuze ni nk'iki? Umva ntakubajijeho cyangwa utavuzeho? Umva utagenda utavuze ni nk'iki? Sindumva nta kidasanzwe. Nta kidasanzwe. Reka dusoze kuri nimero za telefone zawe. Hari ikibazo? Kwifuza kuba yagufasha, kwifuza kuba yakurangira akazi, kwifuza kuba yakubwira ati dore hano hari amahirwe y'ubuzima, ngwino dukore, sibyo? Mvuga nimero gukoresha computer, nzi kweditinga, nzi gukora video, amajwi n'amashusho. Yego. Ushobora kumubona gutyo ukawutereka, muhe wenda ibyo bikoresha, yakoreye filime ye, we never know, ahereho aho ngaho ubuzima bukomeze. Kandi abizi kuri iri koranabuhanga byose birashoboka. Kuri iri koranabuhanga rya interineti byose birashoboka, harimo amahirwe ku buryo izo miliyoni yazishyura, ku buryo biba akazi ke. Ariko nyine iyo udafite uwo uhera ntabwo bikunda pe, ntabwo bikunda. Urumva ni umuntu ufite baze. So ubwo navuga nimero ya telefone yawe 0782 98 41 42. Yanditseho nde? Yanditseho Kimenyi Greener. Kimenyi Greener. Niyo email yanjye n'ubundi bayibona. Yego, urakoze cyane. Imana iguhe umugisha, kandi tukwifurije ibyiza gusa ubibone.
inkuru yanjye igira icyo ihindura mu buzima bwawe kandi kinini. Niko tubyifuje, niko tubisenze rwose, kuko abana b'abantu bashobora gutekereza ukwabo, ariko Imana ishobora guca mu bantu ikavuga ati reka duce mu nkuru yanjye Greener ubuzima bwe buhinduke. Sibyo, mureke two kumwumvira ubusa, ahubwo tubashe kuba twamufasha kwandika indi page y'ubuzima bwe, kandi nawe azajye yicara mu bandi avuga ati duce ku nkuru yanjye hari ikintu cyahinduye ubuzima bwanjye. Imana ibarinde naho utaha. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane, wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi, ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0792 94 55 9. Umva iyi nkuru